benshi basubiza bati ese Yesu ni Imana? Ese barivuze ko ari Imana? Hari ibihamya muri Bibiliya bihamya ko Yesu ari Imana? Nishobora kubwira nti yego. Nimwe dusuzume impamvu 5 zihamya ibyo. Igihamo cya mbere, mbere na mbere umutwe w'ijuru n'isi Imana Data yita Yesu Imana. Bitwa tubisanga muri Zaburi 55:6 n'Abaheburayo 1:8. Imana yahamije umwana wayo ubwo avuga ati intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Igihamo cya kabiri, Yesu yahamije ko ari Imana ubwo umutambyi mukuru yavuga amagambo aboneka mu Mariko 14:31-32, aho yagize ati mbese niwe Kristo koko umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Igisubizo cya Yesu ngo ndiwe ni kimwe n'icyahawe Mose ku gihuru kigurumana mu muriro ubwo yabazaga Imana izina ryayo. Kuva 3:14-15 Imana yerekanye urwibutso rwayo ahavuga hati Imana isubiza Mose iti ndiwo ndiwe, kandi iti abariko uzabwira Abisirayeli iti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti ariko uzabwira Abisirayeli iti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni urwibutso rwanjye ruzahora ibihe byose. Iyi niyo mpamvu umutambyi mukuru atashimishijwe n'ayo magambo mu kumusubiza kuriya. Ntiyaravuze ko ari Imana gusa, ahubwo yavuze ko ari Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Ibi bishobora kubibona nk'iyerwa rishya. Bibiliya mu Isezerano rya kera yerekana ko Yesu ari umwe mu bagize ubutatu bwera, uyoboye abantu mu gihugu cy'isezerano binyuze muri Mose. Ntumwa Pawulo ahishuwe na Mwuka Muziranenge mu Korinto 10:12-11 avuga ko Yesu yari kumwe na Mose n'Abisirayeli mu butayu. Ku murongo wa 4 Pawulo asona ko igitare cy'umwuka cyabakurikiraga cyari Kristo. Ku murongo wa 9 Pawulo akatubwira ko bagejeje Yesu mu butayu n'inzoka. Igihamo cya gatatu, ubwo Yesu yabasaga bishwa bati abantu bavuga ko ndinde, Yesu yahamije iyerekwa ryahawe Petero ko ari Kristo muri Matayo 16:16 ubwo yavuga ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atabyo bigushuriye ibyo, ahubwo ari Data wo mu ijuru. Igihamo cya 4 mu gitabo cya Luka Yesu avuga ibyo kw'Imana n'umuntu kwe ndetse impamvu yamuzanye ku isi. Muri Luka 19:10 aragira ati kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka cyazimiye. None reka nkubaze, ninde yo kubasha gukiza wari wazimiye atari Imana? Igisubizo kiboneka mu byakozwe n'intumwa 4:12 havuga ngo kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Abakristo bizera Bibiliya bizera Imana nk'umuremyi, ariko si Imana Data ahubwo ni Yesu wabiremye. Igihamo cya 5, ese Yesu ni muntu ki? Gahirebere uno murongo uhamya Yesu muri Yohana 1:1 ndetse no 3 uvuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ibintu byose niwe biremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Dushingiye kuri ibi, Jambo yahoranye n'Imana, ndetse uwo Jambo akaba n'Imana. None ubwo Jambo ni muntu ki? Muri Yohana 1:14 Bibiliya itubwira ko Jambo yihinduye umuntu akabana natwe. Mu bagize ubutatu bwera Yesu gusa niwe wihinduye umuntu. Bityo rero Yesu ni Jambo, Yesu niwe muremyi. Niba ugifite urujijo, soma mu Baheburayo 1:1-2. Kera Imana yavuganiye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo weshyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari waremesheje isi. Mu Bakolosayi mu gice cya 1:16 hagira ati kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Mu Byahishuriwe 14:7 turarikirwa kuramya uwaremye ijuru n'isi, inyanja n'amasoko. Mu yandi magambo dukwiye kuramya umuremyi w'ijuru n'isi. Muri Matayo 28:18-20 hagira hati nuko Yesu arabagira avugana bati naho ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindurana mu mahanga yose bigishwa, mubatiza mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.